ujya gutuma nkubwiza ukuri kuko ndabona utangiye kwikeka ibidahari ukavuga amakosa y'ibintu bidahari mu by'ukuri tuza shira umutima wawe nkubwire ubizi ko nanjye ndagukunda amakuru mama ngenda yazi ngo nawe naguze mama kanjye ko muheruka ndi mutoya cyane ngiye nirewe na nyogokuru aragukunda cyane noneho mbonana nawe amaso ku yandi turicara turaganira nsanga koko ni ikindi kibazo yifitiye we ku ruhande ntago ari ibyo wamubwiye urumva abagabo bararya imbwa zikabiziranye gusa nkumva kuba mu kigabo paka ngeze mu hariya ibintu wagezeyo ahubwo icyo usabwa ni uko ndageraho hari umukobwa w'umutesi ntazi ko aribyo gacika intege byagenda bityo bicika intege gusa nkumva kuba mu kigabo paka ngeze mu hariya ibintu wagezeyo ahubwo icyo usabwa ni uko ndageraho hari umukobwa w'umutesi ntazi ko aribyo gacika intege byagenda bityo bicika intege ariko se kiri kiza mwahirwe uraje hari ibintu byanjye nayo bimaze kunyobera igihe tumaranye dukundana ntabwo nenzi ko wankora ibintu nka biri se kayo Chris ni gutunzanira umuntu nkuriya warangiza ukanamuncomeka bigeze hari Chris wabaye se kayo ubone ko twatangiraga tuganira neza ubu byagenze gute none urabona gibe nishimye reba mu rugo ibintu byarazambye gahira nta kishimye hejuru ya mukobwa none se kayo ko wantumye umugore nkamukuzanira byagenze gute Chris uribuka je tuvugana nawe ahangaha hakuvuga ntura mukobwa nkimubona nahise mwanga mbikora mwibanga kugira ngo mbyirengagize ariko aho kugira ngo ubikurikireho ubisenye birangira ahubwo wahise ubyubaka none se icyo washakaga se je nakoze ibyo washakaga kandi mbijyamo neza ndabikora none se byagenze gute Chris ntabwo twavugana nkakubwira nta mukobwa je nabonye namushimye mbona namushaka mbikora mwibanga kugira ngo je nawe dutandukane nta kibayeho none wowe ucinya umuragenda uramuncomeka umubwira ngo uburyo ndiki biriya byose nta bundi bimubwiritse wowe kuko ura mukobwa ntawe twe tuziranye aya kayo urabizi uri inshuti yanjye nta kintu nakora kugira ngo tunavugane nta inshuti bwanjye nawe mbona si vrai ntabwo mbona wigeraho hose ahubwo mbwira byagenze gute nibaza diru zose twagiranye nibaza ibintu byose twabanyemo warangiza ukamemukira kara kageni ukaba unsenyeye urugo ukaba usenya ubuzima bwanjye umwana wanjye gahera nta kishimye ese gahera yabaye iki tubanye nabi uriya mukobwa aza mu rugo azavuga ngo uriya mukobwa naje kumenya ko avi nimwe ndagahera kuri mama we urumva yabyureho ibyo ngibyo rero urumva se abataje kureba umuvandimwe urumva ari ikibazo igihe uriya mukobwa n'uwanjye haraho umuzi none se kayo nose nabamuzi nkaba ntaramufashe kera ntaramushatse kera kereka nimba harimo ikindi kibazo ariko wagiye umbabarira kweri ntumbe mukire twakoranye diru nyinshi zirimo amafaranga amamiliyoni n'ibiki ariko ahubwo umbereye umuntu umbereye uzi ubundi buriya ikintu ashaka se ni amafaranga nta n'ikindi buriya wayamuhaye nimba ushaka abo mu buzima bwawe akavamo akigendera ubwo niyo numva nta kindi Chris wimbwira ibyo ngibyo amafaranga giye ko mbafite amafaranga yo gutanga gusa yo kugenda mpereza abanyagasozi bose ariko uriya ntago waba umutayeho none se ndabizi ko wanamukunze regamo gato Chris reka twumvikane ndagusabye uriya mukobwa nk'uko wamuzanye umbabarire biriya bintu by'uriya mukobwa ubikureho sinzongeye no kubyumva no kumubona kayo inzira wakoresheje izo wakoresheje uzakuba inshuro 10 bivanaho simbishaka wamwimura wamuvana muri Kigali wamujyana he shaka kura muko sinshaka kongera kumubona mu buzima bwanjye reba gayere bavuga ngo agiye gushaka mama wababyara ubusaza mukura he azamenya ashakira umva izo ntambara zose wangeretseho nari mbayeho neza rero mwana wanjye ukunda abamaye kugira ngo tuganire hagati byerekeye ibiganiro twaganiriye ubushize yego urabona maze kuba umugabo akuze
ndashaka kugira ngo ushake iyawe inzu yaba ibyumba 2 3 umubyeyi uyibemo ube responsable y'ubuzima bwawe nzakomeza mufashe n'umwana wanjye bose naho umugabo mu bandi mbese ujye uzana bagenzi bawe mwicare muri salo iwawe babone ko uri umugabo akwiye kujya uzana abana abasore bawe ngo mbajyanye hariya wenda mubwire nabi kandi bitari ngombwa nshaka inzu nyiguze nyubake ngire nkabwira nawe yo gukubiye wayishaka ukayibona ukayikodesha rwose ntacyo ese ndarindira nirirwa njya gukodesha inzu zose dufite ni ngombwa ko njya gukodesha inzu ariko inzu yinjiza amafaranga 500 ku kwezi nyifate nyiguhe ujye kwibamo wenyine ese neza uragera bigende watangiriye kuri gato ukagera ejo n'ejo bundi umaze kugira umuryango ko uzahava ukajya hano gato se mu byanjye kubera icyo wamaye iminsi imwe ko inzu ari izanjye waharitse ngafatamo inzu imwe ko ntabwo nakwemerera kuvuga inzu igura yinjiza 500 ku kwezi yandetse ko n'ubundi nayo wenyine njye nijya gukodesha inzu chambrette cyangwa ibyumba 2 cyangwa iki mfite inzu shaka inzu ndayikwishyurira ujye uzanamo inshuti zawe ese wamaye inzu imwe muzo dufite ntabwo naguha inzu yinjiza amafaranga ariko ngira ngo ikosa nuko uzajye kuyibamo wenyine iyo uza kugira umuryango nayiguha ufite umugore n'abana nka 2 3 nayiguha rwose ko bivuze ngo uzama ibyanjye ariko mfite umugore n'abana ugira umuryango nyine none se urajya kuyibamo wenyine uzama ibyanjye kuyibamo wenyine mbese wabimaye ubundi nkabishakira umugore ntabwo ari byo hagari nuko nkubwira ntiwumve ariko ndakubwira ikintu cya kigabo reka mbanze nkubaza ko nkunda kuvuga nukavuga ubona batarakuroza inde ubona uriya mugore atarakuroza oya nushaka untekereza uko ubishaka n'ubundi ndabizi n'ujya umfata nk'umuntu muzima urananyanga n'uriya mugore nawe aranyanga ariko mba mbona atari wowe nawe uriya mugore yarakuroza ariko ibyo bigambo buvuga ubikuraho koko ni gute wikora rero narumvishe ngo nanje ngo murimo mugiye kumujyana mu ishuri ngo muri interina ngo ajye yigabayo urumva ibyo nta kintu byari bitwara none arakwicaje gushyira ibintu mu mutwe arakubwira ngo kiriya gihungu mukirukane kijye hanze azabona uko akwegera neza akunige nta n'umuntu urimo hano ntigasandusha imbaraga ntakurusha imbaraga wajya uvuga amagambo ya kigabo ubwo ufite nyinshi ubwo none ufite nyinshi ziruta za Samusoni ntugatekereze bya cyane ntago ari ubwana ni gute wikuraho ahubwo wowe abana bose ukabohereza hanze y'urugo ariko se ntumaze gukura wowe uriya mwana agiye mu ishuri agiye kuba muri interina kugira ngo yige neza nta kibi kiri inaha hano yigaga nabi nanjye urarebye uravuga ngo muze ntago ari wowe ikigaragara ntago ari wowe n'ubundi barandangije umugore yawe yarandoze yakuroze kunyanga urumva yakuroze kunyanga akuroga kunyima ibintu byanjye ntabwo nkwanga ntacyo mpfa nawe nimba unkunda amereza ibyanjye ureke kunaniza n'ibyanjye nzakugira umugabane wawe nta by'umugabane nzakugenera n'ibyanjye n'umugabane uzawume nugira impuhwe ariko nzaguha umugabane nk'umwana wanjye ariko wivuga ngo baguhe ibyawe si bibi ubukoko kuki uriya mugore yakugize gutya kuki yakugize gutya uzi ukuntu bimeze iyo nzu ntayo nzajyamo nzaguma hano tubihanganiremo mpaka umwana ntibamurozera umwana araroze cyangwa afite abadayimoni nta madema amuzuyemo yo kwa ba nyina bato nyina numvaga bajyaga bambwira ko ngo yahoraga mu madayimoni ni ingaruka ni ibi ngibi nyine mu bana
ibisanzwe byo mu buzima bwo hanze aha ahubwo se maze John yagiye ko namubona ese waje utamuhamagaye reka ndakubwira ko nzi ko muri ino minsi ari inaha agiye ngo kuri Gold Place nzaba inshuti bagiye gukina n'ubundi se nawe nashaka cyane nashakaga mwebwe njyewe se hari akantu k'akabazo nagize muri ino minsi nashaka kubabaza kubera ko muri n'abaganga kugira ngo mumfashe muri ino minsi hari ibintu byo muri famiye byo mu muryango byakira nabigize gutya mbwira wa mukobwa wanjye Gayira hari ikintu namubwiye mu minsi ishize mbese cyerekeranye n'umuryango hari ikibazo cyabaye kera kijyanye n'umuryango ariko nza kukimuhisha ariko mbona n'ubundi minsi nagize kandi ni mukuru nza kujyayo ndabimubwira ariko kuva nabimubwira pe yarahindutse nta kishima kuko nitwajyaga twicara tukaganira data ahora yitse imitima avuga se umwana mbese byaranyoye mbere icyo nakora urumva hari igihe tuba tubana turi babiri hari igihe ureba kujya kubwira umuntu ikintu kandi uzi ko ari wateye icyo kibazo ukabura aho uhera mbese byaranyobeye ndavuga nti reka nzaze barebe mungire inama murebe icyo mwamfasha nkanjye utaranashatse mbona ntazi ibyo ndimo mbese biba byanyobeye maze rero kubera ntazi n'ikibazo wamubwiye icyo ari cyo ariko nawe uri umuntu mukuru urabizi ko bijya bikubaho ukumva ikintu kumva kiguteye shoke kumva ntuhise ubyakira buriya umutima ugenda wakira ibintu buhoro ntabwo wahita wakira ibintu uko wenda we wabimubwiye wibaza ko ari bubyakire umutima we ntabwo ariko wabyakira gusa numva wagerageza wowe ntutererane ngo wumve ngo niba yanze kukuvugisha cyangwa niba yanze kukuganiriza ngo nawe uterere iyo wumve ko ariko bigomba kumera numva nawe wagenda umuganiriza buhoro buhoro ukareka kumuhata ukareka kumuhata wabona arakuvugishije ukabyakira wabona na cyane cyane niba wumva atari ikosa ryamuturutseho impinduka zirarushya wenda ni ikintu gishobora kuba cyamuteye impinduka wenda ni ikintu gishobora kuba cyamuteye gutekereza cyane nta wamenya ukagenda nyine umuganiriza buhoro ubwo bizagenda bimushyiramo ukanamuha n'umwanya agasohoka agahura n'inshuti ze muri bye byaranteye urujijo oya nta kibazo buriya azagenda byakira byari bigezeho nanjye noneho nanjye ngiye kujya mu kibazo ubwo nateje ikibazo nanjye rero kujya mu kibazo ariko murakoze cyane pe ndumva nyine wagira ahubwo se reka nkoze kayu wowe urateganya kuzasaza gutyo uriya mukobwa wakumva n'abaye inkumeje azajya kwishakira bite wa muntu we rero kuko mbona uko nguko nta nshuti y'umukobwa ngira mba nibereye ahangaha mbese kubera inshingano zo kwita kuri wa mukobwa wanjye naravuze ngo ntazamubabaza cyangwa nkazana umuntu yabaye mukuru ariko rero kereka yenda umbereye umuranga aho uzi ukamere nagiye rwose kwigondera umukobwa turahonda nakwigurira icupa ariko kuvuga ngo navugisha umukobwa muri iki gihe se wa muntu we ntabwo biba byoroshye ariko mwebwe b'abaganga buriya ahubwo buriya nanjye nahifite akabazo nuko ari nabuze aho mpera ngo mubaze uyu muhungu wacu uramuzi Miguel ndamuzi uwo musore wanyu ndamuzi ese mu myaka ya kera wigeze umubona wenda yazagendana n'uriya mukobwa wawe Gayira wigeze ubona wenda hari ahubwo muri ino minsi nyine njya mbona zo mu rugo oya ntabwo mvuga muri iyi minsi wenda bakiga nka segonderi wenda mu myaka ya segonderi apana ubu ngubu Miguel wari umuzi nabanza ntarabyitagaho kubera ko nabonaga ari kumwe n'abandi bana benshi wenda akabigiye duhuye nanjye nigendera bavuye ku ishuri nkabona ari kumwe n'abandi bana benshi ari igikundi nkabasuhuza ariko ibyo simbyiteho none se uriya mukobwa wa Gayira hari igihe yigeze gutwitaho Gayira reka byara buriya nta mwana agira reka nta mwana agira nese ntabwo yigeze atwita bibaho twiteze yatwita guteze ku muntu twabanye namureze ari agahinja gusa yatwita zimbimenye
umva niyo urwara rwavunika ndabimenya ntabwo yigeze atwita rwose mbese nta n'igihe wigeze wenda kumara imyaka mutabana nawe wenda aba nk'ahandi hantu cyangwa utamubona igihe cyose mwabanye wagumye ubana nawe twarabanaga ariko urabizi nyine abantu b'igitsina gabo dukunda akazi cyane no kuba mu kazi ariko ibyo ndabyo ntabyo pe ariko buriya kuva ari umwana ari uruhinja kugera hariya nta n'umunsi n'umwe yewe twaba tutari kumwe rero ntutangare kuba nkubajije icyo kibazo wenda ahubwo byari binyobeye nikanze numvaga nyine aba bana bakiri bato bakora udufuti twinshi wenda nayo nketse ko wenda icyo kintu mwaba mwaganiyeho wenda kikamukomeretsa n'iki nayo nzi ngo yigeze abyaraho ntabwo yigeze abyara wareze neza pe wareze neza nyine naragerageje nyine ariko uko nari nshoboye ni kuriya nyine kandi oya kandi wabikoze neza ni ukuri wabikoze neza buriya umubyeyi ubonye abareze umwana w'umukobwa akangana kuriya abagize no kurera wenyine ntabwo biba byoroshye kurera noneho uri umuntu w'igitsina gabo ntabwo biba byoroshye ariko burya ikintu nyine wagikunze kikabona inshingano uragerageza Imana ikagufasha bigakunda yewe nanakurangaranye izo mbwira ibibazo byawe ntiwanagiye tukuze Imana ibiki ko ntagisangana nk'amagambo se mwabona ko njya nkose ni mukazi kakandi yasangira na muzehe njya mbibona asangira na John none apeti imitsingi cyane kandi rero ikonje yagakonje kaba ari keza kumva nkubwire nyamara reka nkubwize ukuri oya kayumva nkubwire turi inshuti nta n'ikintu nakora kugira ngo dushwane wowe nyamara kiri bajya bivuga ngo urya inshuro n'inshuti bigashira udahaze ibyo urimo ntabwo uzi ibyo ari byo kiri utangiye gusenya umubano wanjye nawe hejuru y'umuntu umwe kayuko numva wabigize ibintu birebire bya hatari kuri inshuti yanjye waretse tukareba mu madiri yose twakora warambabaje bikomeye kubona umpemukira bigeze hariya ntabwo ninzi ko wankora ibintu nka biriya okay umva nkubwire kayuko suri inshuti yanjye ngiye kukubwira umwana inshuti yawe cyane ngaho mbeshya kuko wambeshye mbere nta kintu nakora kugira ngo nkwange cyangwa nanagerageza nta nubwo ugomba kunyama Mana yanjye nabanye n'abantu benshi ushaka ko uriya mukobwa aba mu buzima bwawe n'umuryango wawe akareka n'uriya mukobwa mbese ntumubone muri cyane rwose icyo umfashije umva rero nkubwire kugira ngo kino kibazo gikemuke ngiye kunshakira amafaranga nta nubwo ari menshi ngo ariko kenshi yewe byaranyuma amafaranga none uriya mukobwa n'ubundi ninjye wamuzanye uko namuzanye nzi ko ndamusubizayo ubundi uzi ko wabaye gafaranga neza oya none se kayo erega hano ni i Kigali tuzi ko ngiye kuguhindura izina nkwite gafaranga kuko ndabona ibyo byose ni amafaranga erega hano i Kigali none se tubayeho gute hari akandi kazi ngira si ukukora ibintu nk'ibi akazi dukora ntigahagije ngiye kuba amafaranga angahe ntabwo ari menshi ni ukugira ngo iyo stress mbona ufite n'umuryango wawe ngewe mbijyemo kugira ngo mwongere mugire amahoro ngaho mbwira uburyo wakemura cya kibazo kirambabaje cyane kayo inshuti yanjye ugiye kunshakira amafaranga makeya ubundi uriya mukobwa mukure mu buzima bwanyu burundu ndetse nzongere kumubona ntimuzongere nta nubwo uzongera no kumwumva ngaho mbwira aho ushaka ugiye kunshakira amafaranga makeya ubundi mbijyemo ntabwo nshaka kukubona uri stress erega n'ubundi twahuraga tugasangira akabyeri none ubu ngubu duhuye umva rero ugiye kunshakira 500 ngo ubundi uriya mukobwa ntuzongera no kumubona 500 amafaranga barayahinga 500 igice cya miliyoni ese kayo kuri wowe 500 erega turi 500 ubundi Chris amafaranga barayahinga mukure mu buzima bwawe gayera ngiri yishime nawe wongere ubusa nta kintu abakoze hejuru y'ibintu nkabiri uzi wakoze gusa ari ubusa kandi ufite ikibazo ngewe ikibazo ndagikemura Chris twumvikane ibyo bintu urimo kwizarishwa ngo 500 uriya mukobwa ni wamuzanye urabyumva mbabare umusubize byo kumbwira ngo 500 cyakora reka nkwereke ndagushakira 200 Chris ntitugire 200 rero reka nkubwira basigira turuwasi ayandi umenye ko amafaranga ndi kuyatanga ku busa gusa ntacyo nyaguze ntago ari ubusa kuko uri stress ndabibona na Gael ndabona ariko yanshakire ubundi erega nanamwimura nkamukura i Kigali nkamujyana hirya nkuko reka nkwereke ngiye kugumba 200 uriya mukobwa umwigizeyo sibyo umukure
mukuri iruhande rwanjye aho nazongera kumubona nihashira amezi 5 ntarongera kumubona nzakongera n'amafaranga ibyo biroroshye cyane erega sinjye wari wamuzanye n'ubundi kumutwara kumusubiza iyo namukuye biroroshye ariko ayo mafaranga kandi ngomba gucyurayo ngomba kumaho make nka 300 nkayacyura Chris ariko haricyo ndimo kuyagura erega nakazi erega yagustressa ndabizi ndabona ntago meze n'ubwa mbere tuvuganye na ubundi najya kuva kera hashize imyaka myinshi ariko gihara warantangaje kubera uri umuntu wanjye nta kibazo ndayemera ariko making ashobora kunyajyana inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kitanago cy'ubuzima bwanjye inyandiko y'agahinda kanjye